Uwiteka nashimwe cyane, Uwiteka nahabwa icyubahiro. Niya gahunda yo gusenga Imana, dusengana Imana buri mugoroba na Nyiramugaba John Baptiste. Tugiye gutangira dusenga Imana. Uwiteka abe mu ruhande rwacu, amen. Uwiteka Imana, wera wa Isiraheli, Mana y'imbaraga, uyu mugoroba ndawukweretse Bana kugira ngo be hagati yacu, ruhure abarushye n'abaremerewe baje bikoreye imitwaro. Uwiteka Imana nyiringabo, Mana ubaruhure, ndeka ubikore kugira ngo izina ryawe Mwami rihabwe icyubahiro. Nsenze nizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Tugiye kugabana ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Itangiriro. Turasoma ibice 4 guhera ku murongo wa 10 kugera ku murongo wa 12. Wumve icyo Uwiteka akubwira umunsi wa none. Aramubaza ati, icyo wakoze icyo ni iki? Ijwi ry'amaraso ya murumuna wawe rirantakira ku butaka. Noneho uri ikivume, ubutaka bwanga bwasamuye akanwa kabwo kwakira amaraso ya murumuna wawe. Ukuboko kwawe kwavushije. Nuhinga ubutaka uhereye none ntibuzakwerera umwero wabwo. Uzaba igicamuke n'inzererezi mu isi, amen. Iryo jambo ry'Imana niryo tugiye kugabana umunsi wa none. Uwiteka agwe umugisha, amen.
Uwiteka nashimwe cyane. Tugiye kugabana ijambo ry'Imana tumaze gusoma kuri uyu mugoroba. Uwiteka aguhe umugisha munsi wa none. Iri jambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Itangiriro ibice 4 guhera ku murongo wa 10 n'umurongo wa 12. Iri jambo ry'Imana niryo tugiye kugabana munsi wa none. Bamaso wumve icyo Uwiteka akubwira umunsi wa none, kandi Uwiteka abe mu ruhande rwawe umunsi wa none. Adamu na Eva bamaze gukora icyaha, baje kubyara, babyara abana babiri, babyara Kayini, babyarana Abeli. Bana barakura, bana bamenya ubwenge, batangira kubona yuko bagomba kujyana ituro ku Mana. Uwiteka nashimwe cyane. Ndashima Imana yuko Uwiteka yatanze ubwenge ku mwana w'umuntu. Umwana w'umuntu atandukanye n'inyamaswa. Niyo mpamvu baje kubona yuko bagomba gutanga ituro ku Mana. Mana iguhe umugisha munsi wa none. Uwiteka akwigaragarize yuko ari mu ruhande rwawe. Boneka ku Mana. Turi ku ngaruka z'icyaha. Abeli yaje kujyana ituro, Kayini aza kujyana ituro, ariko Uwiteka aza kwishimira ituro rya Abeli kurusha ituro rya Kayini. Kayini arakarira Imana kubera yuko Uwiteka atishimiye ituro rye. Ingaruka z'icyaha. Kayini afata murumuna we aramwica. Amaze kumwica, Uwiteka arabibona, asanga Kayini, aramubaza ati, icyo wakoze icyo ni iki? Ijwi ry'amaraso ya murumuna wawe rinantakira ku butaka. Noneho uri ikivume, ubutaka bwanga bwasamuye akanwa kabwo kwakira amaraso ya murumuna wawe. Ukuboko kwawe kwavushije. Nuhinga ubutaka uhereye none ntibuzakwerera umwero wabwo. Uzaba igicamuke n'inzererezi mu isi. Amen. Ingaruka z'icyaha. Kayini amaze gukora icyaha, Uwiteka yamuhaye igihano. Uwiteka aramubwira ati, ubutaka ntabwo buzongera kwera umwero wabwo, kuko bwakiriye amaraso ya Abeli. Kandi arongera aramubwira ngo uzaba inzererezi mu isi. Ingaruka z'icyaha. Munsi wa none, wowe wumvise iri jambo ry'Imana, ndakubwira ngo icyaha kigira ingaruka. Shobora kuba wagikoraga kumva ko birangiriye aho, ariko icyaha kigira ingaruka. Munsi wa none, wongere guca bugufi, wongere kwihana kugira ngo Uwiteka abe mu ruhande rwawe. Umugisha wari udafite wongere kugaruka. Kayini yari afite umugisha, ariko aza kuwubura kubera gukora icyaha. Abeli yagize umugisha kuko yubashye Imana. Nawe umunsi wa none ugire umugambi wo kubaho Uwiteka kugira ngo ugire umugisha ku Mana. Mana ikugirire neza. Uwiteka abe mu ruhande rwawe. Tugiye gusenga n'Imana. Umunsi wa none uce bugufi kandi wongere kugaruka ku Mana, kuko icyaha cyose kigira ingaruka. Uwiteka Imana, ndagushimiye kubw'iri jambo uduhaye ry'uyu mugoroba,
kandi gushimiye kuri uyu nguyu ubonetse. Uwiteka Imana Nyiringabo, Bana nziza, reka umwambika imbaraga kandi umugirire neza. Yakiniraga mu byaha, ariko Data guhera umunsi wa none reka akubone. Mana, umuha amahoro n'umunezero, ave mu byaha ahubwo akwiringire. Nseze nizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen.